hanyuma ku itariki 13 z'ukwa gatandatu nibwo abantu bandasa baje kunsanga mu nzu nakoreragamo, hanyuma baza bitwa abakiriya, baza bashaka ibintu, bashaka guhaha nk'abandi bose. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kumwe rero mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana, n'ubundi imbere yacu muri kuhabona umujakazi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana kazire katangire atwibwira kugira ngo tuza tugirana nawe ikiganiro. Kandi nukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana, harimo inkomezi, harimo impuguro mu bantu bafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo, ndetse uraza no gufashwa n'ibintu tugiye kuganira nawe. Mwiriwe neza? Mwiriwe cyane. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, tugiye kuganira nande rero, mutangira mutwibwira. Mugiye kuganira no muri Clementine. Imana yagiriye ubuntu mu buryo butandukanye. Yego. Umukristo mu itorero rya Beperi. Umudiyakoni, ahagana he? aba n'umuririmbyi mu itorero ry'Igasave. Yego. Wow. Ukarima muri korali Abakundwa na Yesu. Uyu rero ni Madame Clementine tuzanye ku Iyobokamana TV. Iyobokamana TV musanzwe muyizi cyangwa no muyibonye koko tugiye kuganira? Dusanzwe tuyizi, dusanzwe tunayumvaho ibiganiro byinshi, ubuhamya, ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi bifasha abagenzi. Wow. Ni byiza cyane. Korali Abakundwa na Yesu muraho se? Korali Abakundwa na Yesu turaho, turashima Imana. Ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Umuterankunga wanyu. Amina. Imana iguhe umugisha. Uyu rero ni umubyeyi tuzanye kugira ngo tuganire, aduhe ubuhamya bw'ineza Imana yamugiriye cyangwa bw'ibyiza Imana yamukoreye. Nyine nibyo tugiye gutangiriraho, noneho turaza tugenda tuganira, tumubaza ibibazo bitandukanye kandi biri buze kugenda neza. Ni nukurikira neza urakuramo inkomezi nyinshi. Ikaze rero ku Iyobokamana TV. Turabazanye ngo muhereze abantu ubuhamya bwanyu. Hari inzira mwaba mwarabayemo cyangwa hari ibintu byaba byarababayeho bikomeye, umuntu udukurikira ashobora gukuramo isomo ryo kumenya gukomera kw'Imana cyangwa uburyo Imana yiyerekana ikarinda abantu bayo. Nicyo tubazaniye ku Iyobokamana TV kugira ngo tuganire, muganirire abantu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwanyemerera tukabanza tugasenga Imana. Yego, nta kibazo rwose. Imana turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana ishoboye byose, Imana ibeshaho, Imana nyir'ubuzima, Imana nyir'ubugingo, Imana yo mu ijuru y'icyubahiro kidasanzwe. Turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimira kujya ushyira ahantu ugakura ahandi, turagushimira ko ushyira mu buzima ugashyira no mu rupfu, byose biri mu maboko yawe. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugutumiye muri uyu mwanya kugira ngo usige amavuta, ube muhagararemo abantu bose bari bwumve, ubahe kunezezwa n'imirimo itangaje wakoze. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye. Amen. Turabazanye rero kugira ngo nkuko nari maze kubivuga, muganirira abantu, mubahe ubuhamya bwakomeza umuntu udukurikiye, uburyo hari imbaraga z'Imana, hari Imana irinda, hari Imana itabara, hari Imana irengera, hari Imana yerekana mu bikomeye. Yego, murakoze. Ndashaka kubaha ubuhamya bw'ibitangaza Imana yankoreye. Imana yangiriye neza, Imana inkura mu rupfu mu buryo butangaje. Imana yaranyiyeretse mu mwaka wa 2009. Suko wenda ari icyo gihe gusa twari twahuye nayo mu bihe byinshi bitandukanye, ariko nifuje kubabwira ineza y'Imana nahuye nayo mu mwaka wa 2009. Nkuko nabibabwiye, nitwa Umulisa Clementine, ndi umubyeyi ubyaye abana 6. Mfite umugabo, ndubatse. Mu mwaka wa 2009 narikoreraga ku giti cyanjye, ndi umucuruzi. Hanyuma rero Imana yagiye insura, Imana yagiye inganiriza mu buryo bwinshi bw'amasengesho nabaga ndimo, Imana ikansezeranya kuyikorera mu buryo bwagutse, ariko simbyiyumvemo nkibaza mu buryo bwagutse ari gute. Ariko ndashimira Imana ko Imana ifite inzira nyinshi barateguye, ishobora gufata umuntu ikamugira umukozi imunyujije mu nzira zayo
zitandukanye kandi zitangaje. Cyane rwose. Ndashimira Imana rero ko muri 2009 mu kwezi kwa gatandatu Imana yaramfashije. Kuri icyo gihe niho nahuye n'abantu bandashe, ariko mbere yaho gatoya Imana yari yaransuye mpura n'abantu bandasa mu nzozi. Ndabyibuka nahuye n'abantu bandasa mu nzozi, ndahantu munsi y'umuhanda, babiri numva umwe yarumye imbunda ashyiramo amasasu, arambwira ati madamu jya hariya. Ndangije ndahajya nzamura amaboko ndamubwira ngo numbabarira Imana nsenga yo mu ijuru nawe izakubabarira. Hanyuma arambwira ngo ndakubabariye, ngo ariko ugenda uzi ko igitumye nkubabarira ngo ni uguca bugufi kwawe ngo n'amagambo y'ineza unsubije. Iyo ndi hano, icyo gihe hari mu nzozi, iyo ndi hano numva nabwira abantu nkababwiriza guca bugufiya no gusubizanya neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana rirakubwira ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Guca bugufi rero nabyo, ushobora guca bugufiya imbere y'umuntu warugambiriye kukugirira nabi cyangwa warugambiriye kukugirira neza, ukahakura ikirusi cyo wibwiraga ko buhakure. Ndashimira Imana ko muri icyo gihe nabonye mva imbere y'umuntu wari witeguye kundasa mu nzozi, ntiyandasa mu nzozi, ariko kumbi burya ni imvugo y'Imana. Hanyuma bigeze ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2009, nibuka ko icyo gihe hari kuwa gatandatu, ariko ngarutse inyuma ho gatoya, ariko wa gatanu kuwa kane narose umuntu ari kumbwira mu nzozi, arambwira ngo madamu ngo genda ufate mitiweli byihuse. Icyo gihe genda urumva narikoreraga ku giti cyanjye, arambwira ngo genda ufate mitiweli byihuse ngo kuko ugiye kurwara uburwayi buzamara igihe. Ndamubwira ngo sinjya ndwara mu nzozi. Ndabyuka nsenga Imana, nirukana ibyo bintu ku buryo bukomeye. Hanyuma ariko numva ngize ishyaka, numva mu buzima bwanjye ntabwo nyankunda gutesha inzozi agaciro, inzozi ndose. Hanyuma ngira igihe cyo gusenga Imana, na mbere yaho ho gatoya Imana yari imaze iminsi insura, imaze iminsi mbwira ko ngiye guhura n'ibintu bikomeye, ariko nabihuza n'inzozi ndota, nabihuza n'ijwi ry'Imana nkasanga ni ibintu bifite imbaraga. Ngira igihe cyo gusenga, nibuka ko hari igihe nigeze mpagarika akazi njya gusenga Imana, nsenga Imana. Hanyuma Imana igenda isezeranya kumfasha, Imana igenda isezeranya kunsura, ikambwira ngo ugenda uzajya uryama usinzire wiziguye, ngo uko ari ngewe Uwiteka aguha kuba amahoro. Nasenga naba mfunguye Bibiliya nkakubitana na rya jambo maze kubwirwa mu ijwi. Hanyuma nsenga Imana, nkomeza kuba imbere y'Imana. Nibuka ko navuye mu masengesho, nagarutse umugabo wanjye amaze yakoze impanuka. Hanyuma ngaruka ku kazi kubera ko urumva nari ndi mu bihe byo gusenga, nigizayo ibyo bintu maze iminsi ndota, ngarurwa nuko umutware wanjye yakoze impanuka. Hanyuma rero nanjye ntangira akazi, umutware ajya kwivuza. Nibuka ko umunsi ndota iryo jwi rimbwira ngo njye gufata mitiweli byihuse, niwo munsi nari bujye kuyifata, ariko umutware wangererwa mu rusengero ashima Imana ko Imana yamurindiye mu mpanuka nawe yakoze. Yari impanuka ya moto, yakoze impanuka ya moto ajya kurangura ari mu gitondo kare. Hanyuma arenga umuhanda akora impanuka ikomeye, ariko Imana iramurinda. Uyu munsi nawe ni muzima, arashima Imana. Hanyuma ku itariki 13 z'ukwa gatandatu nibwo abantu bandasa baje kunsanga mu nzu nakoreragamo. Hanyuma baza bitwa abakiriya, baza bashaka ibintu, bashaka guhaha nk'abandi bose. Naracuruzaga. Hanyuma rero ibintu bashaka, ariko ukabona ari nk'impamvu bakeneye, bakambwira bati mama nakundaga kuba nicaye nk'imbere y'umuryango, umuntu uvuye guhaha akanyura ku muryango akanyishyura. Hanyuma bakomeza kunsaba kwinjira mu nzu kugira ngo nze mbahe nkababwirana abakozi niba baranje. Hanyuma namwe muzi, ariko babura ikintu bafata kubera ko mu by'ukuri ntibari bagenzwaga no guhaha, ahubwo bagenzwaga no kungirira nabi. Ndashimira Imana rero, iyo nibutse Imana icyo gihe, nkibuka Imana muri ubwo buzima, numva Imana intangaje, nkumva nakwiruka cyane nkabibwira abantu benshi, nkababwira uburyo Imana ari Imana y'imbaraga. Imana ni Imana ihindura imigambi abanzi bapanze, Imana ibeshaho, ni Imana itangaje. Buriya Imana nta muntu wabona ukuntu ayivuga. Ndabyibuka neza narababwiye, ndababwira ni mwihangane, ibintu mukeneye nzabirangura ejo mu gitondo, nzabibashyirira ku ruhande
ruhande, mwebwe muzaza musanga nabishyize ku ruhande. Hanyuma ariko uwo munsi kubera ko nari naramutse nabi, twari dufite igiterane tuzasoza uwo munsi ku cyumweru, kandi urumva hari samedi, hari kuwa gatandatu nimugoroba, numvaga nifuza gutaha kare nkaruhuka kugira ngo ejo nzajye gusoza igiterane. Hanyuma nibwo nahagurutse kuri ya ntebe yanjye, ninjira mu nzu ho gatoya, hari 12:57 ndabyibuka, kuko narebye kuri telefone sanga saa moya zirabura iminota 3. Nyinjira mu nzu rero, ba basore babiri, umwe aranyegera ahagarara imbere yanjye, undi ahagarara iburyo bwanjye. Hanyuma uhagaze iburyo bwanjye aranyongorera, arambwira ngo madango zana iyo sakoshi. Nari mfite isakoshi nini irimo amafaranga yose twari twacuruje n'ay'abantu bari batwishyuye hirya no hino. Hanyuma uhagaze imbere yanjye ahita akufungura ikote yitonze, akuramo pistori ahishyira mu gatuza. Hanyuma arandasa, amaze kundasa nitura hasi. Isakoshi urumva barayitwaye, bamaze kuyitwara yandasha amasasu menshi, bambwira ko bandasha amasasu 9. Hanyuma yanyuzemo amwe aca hano mu nda, akinjira mu mugongo. Hanyuma muri ayo masasu rero rimwe rikomeye njya ntindaho kuvuga cyane, ryinjira mu mwijima wanjye. Banjyanye kuri CHK, isasu riri mu mwijima. Hanyuma bangeje kuri CHK, barebye basanga isasu riri mu mwijima wanjye. Hanyuma bavuga yuko mu mwijima isasu niyo barikuramo batashobora kuwudoda. Niko abavandimwe bambwira n'umutware wanjye n'abari bandwaje. Urumva ko gihe nageze mu gihe ntashobora gukurikirana ibiri kuba. Hanyuma abaganga ngo bavuga yuko isasu bari burikuremo, ariko kubaho jewe byarangiye, ntago nashobora kubaho. Isasu barikuyemo rero, bamaze kurikuramo bategereza ko ndi bupfe. Urumva nari nsatuye mu nda hose, ndasatuye kubera ko nambaye umwenda ufubitse neza, ntago nabona uko mbikwereka. Ntago ndabikurura cyane, sanga amaherezo y'umuntu w'Imana atandukanye n'amaherezo y'umupagani. Iyo tugenda nk'abantu b'Imana, tugenda nk'abantu bakoreye Imana, kandi tujya ahantu h'abantu hateganyirijwe abantu bakoreye Imana. Iyo nibutse ahantu narindi, numva iyo Imana yahanzamuye, hari iba yaraje ikambwira, cyangwa hakagira undi muntu uza kuza akambwira ngo subira muri uriya mubiri, mba naramuhakaniye, kuko ntago nari kwemera gusubira mu mwanda nkurora. Nje nabonaga ari umwanda, ari ikintu kiboze utakwifuza gusubiramo. Ndashimira Imana ko Imana yabanye nanjye aho hantu. Imana narayibonye, nibuka ko aho hantu nahaboneye ibintu byinshi. Nongeye kujya kumva, numva naboneye abantu bamvura, nabonye abaganga, mbona abantu bambaye imyenda y'imyeru bamvura, baraza mbona baranzengurutse, abaganga mbona baranzengurutse. Hanyuma kumbi jewe nagiye kumva, numva nakangutse, nagarutse mu mubiri. Ntago mbizi ukuntu nawugarutsemo, nagiye kumva numva nagarutse, numva abantu barimo barira cyane. Ubwo urumva nayo maze igihe muri koma, nyine nagarutse numva barira bavuza induru. Harimo umuvandimwe wanjye nagarutse numva ari masakuza cyane, avuga ngo baraturashe. Ashobora kuba nyine yari yagize turoma bikurikije n'ukuntu yaransanze. Hanyuma ndababaza abanyegereye, ndabaza ngo habaye iki ko numva muri gusakuza. Nagarutse mu mubiri, noneho babyumvise barasakuza, bararira, baraboroga cyane. Ndabwira ngo ni muhumure iteka ryose. Na mbere yuko njya muri koma, abaganga babasobanurira ko ntazakira, bajyaga baza kubimbwira barira, nkabwira ngo ni muhumure, jewe nubashye Imana niyo napfa najya mu ijuru. Utararenga aho wenda umuntu ashobora kwibaza, ese abari bakubona cyangwa bari bakurwaje bakubwiye ko iyo koma wayimazemo igihe kingana? Bambwira ko namazemo igihe kingana, cyaba kingana n'iminsi 8. Iminsi 8? Yego. Hari ikindi nsubira inyuma ho gatoya. Uriya mwijima wo wamaze amasaha ngahe, cyangwa igihe kingana iki muri wowe ababikubwiraga babirebaga? Ababimbwiraga bambwira ko muri icyo gihe cyose namaze ntadoze, umwijima wanjye wari utaradodwa.
wari ukiva amaraso, yego, cyangwa se bari bararikuyemo ariko ukiva amaraso utari wafatana, kubera ko bashyiragamo menshi bakajya bafata ya maraso agenda awuturukaho. Kandi ikindi n'amasasu yari yanyuze ngo no mu mara bankasamara kubera yagiye anyuramo amasasu, sigarana amara matoya, ibyo ari byose urumva mu nda hari hakirimo ibintu bashoboraga kuba bari kuvura. Nyuma rero wakomeje, wari ugeze aho none ugarutse mu mubiri utangiye guhumuriza rero abantu sanze bari kurira. Yego, nagarutse mu mubiri rero nsanze abantu bari kurira, ndabwira ngo nimuhumure jewe niyo napfa najya mu ijuru. Ndabwira nimuhumure muceceke niyo napfa najya mu ijuru, kuko numvaga ubwanjye nifitiye confidence nkavuga ngo nubwo nari mbabaye, nubwo nari ndi kure, ariko numvaga ndi hafi y'Imana cyane. Numvaga ndi hafi y'Imana kandi nkumva Imana iri kumwe nanjye, nkumva nta kintu na kimwe aho ndi iyo nkurikije uburyo nari mbabaye nkasanga n'uburyo niyumvagamo, uburyo abantu babonaga ko mbabaye n'uburyo njye niyumvagamo, numvaga bitangana. Kubera ko numvaga iyo isomye agatabo k'umugenzi bajya bakubwira ukuntu ngo mu Kristo na byiringiro ngo bigeze bagera ngo kuri Yorodani, hanyuma ngo baterwa ubwoba na Yorodani. Batewe ubwoba na Yorodani ngo nuko ngo babaza uwari uje kubayobora, ngo baramubaza bate eske ubu ngubu uburebure bw'uru ruzi bungana iki? Kubera amaze kubabwira ko nta yindi nzira ihari, babwira ngo buterwa n'urukundo ukunda umwami nyiri iyi nzira. Aleluya. Nanjye rero numvaga umubabaro n'ubwo abantu bandebaga ngo bakabona mbabaye cyane, ariko numvaga urukundo ndi kumwe uburyo ndi kumwe n'Imana, uburyo Imana inyegereye, numvaga ntari kubabara nk'uko abantu babimbonaga. Ahubwo nkumva nabuza abantu kurira, nkumva nababuza kubabara, nababuza kuboroga, nababuza kumborogera. Ahubwo nkumva ari nk'ibishoboka nababwira ngo mwebwe mwiborogere. Yego. Nyuma rero yuko uvuye muri koma ukagaruka uhumuriza nyine abo wari usanze barize, bamwe bagize trauma kubera gutekereza nyine yuko wapfuye, dore ko n'abaganga bari bakonfirmye yuko nta muntu barasa urusaso mu mwijima ngo apfe kuzangira kuba muzima. Hakurikiyeho iki rero, byagenze ute? Waje kwisanga uri umuntu muzima nyine gutya nk'uko tukubona gute? Ko biratangaje cyane kanzi. Yego, murakoze. Nyuma yaho abaganga bavuga yuko bagiye bababwira yuko nubwo isasu barinkuye mu mwijima ariko ntashobora kubaho. Bagenda banatabana babwira bati no mu Buhinde isasu ino mu mwijima ntibawudoda. Bavuga ati niba nawuhindura, umwijima ntudodwa ntunahindurwa, kandi twebwe twawukuyemo isasu ntitwanawudoda, kandi ufite igihe cyo kujya gukwiza imiti muri wa mubiri. Ariko mu ijuru hari Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana yaremye umuntu itandukanye n'umuntu wakoze imodoka. Umuntu wakoze imodoka akibuka gukora pièce de rechange. Ntago Imana yaremye umuntu yakwibagirwa ko azarwara. Ntago Imana yaremye umuntu yananirwa kumukiza muri cyagiye yahuye n'uburwayi bukomeye, muri cyagiye yahuye n'impanuka nk'iyo ngiyo nari muye nayo. Ntago Imana yananirwa kuza kukugirira neza. Nasomye ijambo ry'Imana riranezeza mu gitabo cya Yobu mu bice 5, masoma ijambo rikomeye rirambwira ngo Imana irakomeretsa kandi akaba ariyo yomora. Urumva Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga, niyo ubwayo yanyomoye uwo mwijima. Abaganga bamaze kunkura mu mwijima babona icyo gukora bagikoze, bategereza ko ngewe ndibuze gushira mu mwuka. Bamaze gukura mu isasu. Yego, bamaze gukura mu isasu, bategereza ko ndibuze gushira mu mwuka. Ariko hamwe n'abantu b'itorero basigaye inyuma, hamwe n'abakozi b'Imana twakoranaga mu murimo, hamwe n'abaririmbyi twaririmbanaga, uko bazaga kunsura kwa muganga, bamwe bajya mu buhamya bakambwira ngo bajyaga baza baba bakindambikaho ibiganza ngo hakaba n'abafatwa n'umwuka w'ubuhanuzi, ng'Imana ikababwira ngo ntago nzapfa. Nibwo Imana yari yakoze ibitangaza, baribyo basanga umwijima wanjye, ng'Imana yawuteranije umeze nk'umwijima muzima. Haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ifite imbaraga. Iyo ntekereje uburyo umwijima, iyo ubazi inkoko cyangwa umwijima w'inka, uyu mwijima w'inka ukareba umwijima uburyo ari amaraso, ugatekereza uburyo ushaka kuwutamo ikintu, ugatekereza uburyo ushaka kugikuramo, ugatekereza uburyo ushaka kwifatanya, wumva ni ibitangaza by'Imana. Hampurisi noneho umuntu ni ibitangaza by'Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, yangiriye neza. Imana yaneranije umwijima, ndayishima. Nago njya numva amashimwe yanjye agwiriye ngo angane n'ibyo yakoze, gusa nezezwa n'amaboko yayo.
amaboko y'Imana arakomeye, amaboko y'Imana naratangaje. Imana niyo kwisungwa, nta kindi kintu mu buzima gikwiriye kuba icyambere. Ntabwo mu buzima umuntu akwiriye kunezezwa nuko atunzi, ubutunzi bufatika, ahubwo mu buzima umuntu akwiriye kunezezwa nuko atunze Imana. Imana mu bana hano nibuka njya nganira n'umugabo wanjye nkamubaza ngo buriya byagenze bite. Yigeze anganiriza arambwira ngo njya muri koma, njya muri salle d'operation, batangira kunkoraho bamusabye kunsinyira. Urumva we yaransinyiye arigendera yigumira hanze. Ariko Imana twahuye, Imana yamenye, yo ntago yasigaye inyuma y'umuryango. Twinjiranye hehe? Twinjiranye muri salle d'operation, twinjiranye muri bya bindi byose, twinjiranye muri ya mibabaro. Imana ntiyigeze insiga, Imana ntiyigeze njya kure, mu gihe umutware wanjye yasigaye inyuma kandi atanyanga, ariko kuko ari umuntu. Niyo mpamvu nyambwira abantu nkabwira ngo Imana niyo butunzi ukwiriye kugira ubwa mbere. Imana niyo shuti ukwiriye kubigira inshuti ya mbere. Amen. Imana rero ndashimira, yangiriye neza. Imana ibana nanjye, mba muri koma, mba muri Suez intensive. Nyuma igihe kigeze njya, urumva bamaze kundoda, nagiye muri Suez intensive. Ndahaba naho mpahura ari ibitangaza by'Imana. Nahaboneye Imana, hari ibintu byinshi nahaboneye. Nahaboneye ukuntu umuntu amara igihe kirekire yakweguka yiruka kandi atariho. Nahaboneye ukuntu ushobora kuba, nabonye ibintu byinshi kwa muganga, nabonye ibintu byinshi kwa muganga, mbona imbaraga z'Imana twarabanye nazo. Imana irandokora, indokora impfu nyinshi. Nabonye na nyuma yuko ndi muri Suez intensive, nabonye impfu nyinshi Imana yandokoye. Imana yandokoye arurundi rupfu yandokoye, iruhandokorera mparyamye. Nabwo mbona ko cyari igihe cyanjye cyo gupfa, ariko mbona irandokoye. Imana yarandokoye icyo gihe nacyo, irahankura. Igihe kigeze mbona mvuye muri Suez intensive, ko bwije nuko bukeye abantu b'Imana bansengera, ko bwije nuko bukeye abantu bansura, ko bwije nuko bukeye bamvura. Imana igenda irema mu buzima. Hanyuma njya navamo ntangira kujya kwa muri pavio, muri bya byumba bisanzwe by'abantu. Ngeze muri pavio ndibuka naho naharaye hari umunsi umwe cyangwa niba atari iminsi ibiri. Numva mbabajwe cyane no kuhaba, ko numvaga hari nshobora nko gupfa mu cyumba cyanjye nyine kiri prive. Hanyuma numva ndababaye, nsaba muganga kunyimura akanshyira mu cyumba kiri rusange. Nezezwa cyane no kuba mu cyumba kiri rusange, kuko nabonaga nibona mu banyamibabaro nkanjye. Hanyuma mpabana n'abanyamibabaro, mpabona abantu babaye nabo hafi kundusha, abantu babazamara, abantu bababaye. Ariko ndahaba abantu bagapfa ndeba. Imana ikampumuriza, Imana ikambwira iti ndi kumwe nawe mu buryo bukomeye. Abantu baza kundeba, urumva hahandi bankuyemo, bashyiraga amasonde bajya kuvanamo imyanda mu nda, harabora, ngira ama infection, nzana amashyira menshi cyane, ku buryo buri munsi bashyiragaho ishashi ishobora kuba yava nka litiro nk'ebyiri cyangwa 3 z'amashyira. Urumva naho ntangiye korohererwa, nuje agasanga we nashobora kuba navuga, bya bindi byose by'amabombo n'ibiki byose barabinkuyeho, ariko yabona ishashi y'amashyira imvamo mu nda buri munsi, akavuga ati uriya muntu n'ubundi ntago azabaho. Ariko ndashimira Imana ko na nyuma ya zeri irakora. Imana yambeshejeho, Imana impaye kubaho. Urumva kuva 2009 uyu munsi kugera muri 2019 maze imyaka 10. Haleluya. Imana yangiriye neza. Bandashe mfite umwana mutoya, uyu munsi agiye gukora ikizamini cya leta ngo ajye muri segonderi. Ndashimira Imana data ko yabaye mu ruhande rwanjye. Ndashimira Imana data ko yabanye n'umuryango wanjye muri cyo gihe nari meze ntyo. Ndashimira Imana ko yashyizeho abitorero bagize igihe cyo kunsengera. Ndashimira Imana yabanye nanjye. Ndashimira Imana mu buryo bukomeye, kandi mbwira abantu ngo abantu barusheho kuyikomezaho, abantu barusheho kuyikunda, kuko ni Imana isura umuntu. Nibuka yasuye mu buryo bwinshi, yasuye mu ijambo, yagiye amagambo yayo ikankomeza, ikambwira iti humura ndi kumwe nawe, nzabana nawe nubwo bimeze gutyo, nzakurinda, nzakugirira neza. Nkagira ngo ni ibintu Imana izakuraho, ariko Imana yemera ko bijya bigera ku muntu, kuko nta n'ikindi kintu twakora. Imana twayivuga gute se? Twayivuga gute tutayivugiye mu bintu byinshi byiza yagiye dukorera, mu bintu bikomeye nk'ibyo yadukoreye? Imana yanteranyije umwijima, Imana yanyije amasasa angana gutyo. Ni Imana yo kwisungwa, ni Imana yo ikomeye, yanyije izindi mpfu nyinshi. Ariko iyo nibutse urwo narwo numva
numva ni ikintu gikomeye, numva ntaceceka kubera ko Imana yarananganirije igihe ndibuka nageze iki gihe mva mu bitaro njya mu rugo, ngeze mu rugo Imana irashura, Imana ivugana nanjye, ndibuka Imana yaranganirije irambwira ngo burya bakurasa narindi kumwe nawe. Imana irambwira ngo abantu bake cyane barishimye baranezerwa, ariko irambwira ngo abandi benshi cyane ngo bafashwe n'igise gikomeye. Imana irambwira ngo wankoreye imirimo myinshi iranezeza, ariko irambwira ngo harimo imirimo ibiri ngo yatumye ntashobora kwiyumanganya. Ngira igihe cyo kuyitekerezaho. Imana irambwira ngo none ihute cyane umbwirira abantu aba hafi n'abakuri, ubabwire bankorere ibyiza bagifite uburyo. Imana imijambo riri mu mubwiriza igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, ni ijambo rivuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo, ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi menshi, ngo kuko uzabona ingororano ya iminsi myinshi yigiyeyo, ngo bigabanye 7 ndetse n'8 kuko utazi ibyago bizatera ku isi byari byo. Imana irambwira ngo genda umbwirira abantu, kuko ku munsi w'amakuba n'ibyago ntago numva urusaku rw'amasengesho, ahubwo nita cyane ku mirimo umuntu yankoreye. Amina. Nukuvuga ngo imirimo dukora Imana ntago yijugunya, ahubwo irayarojistira, irayibika, irayisevinga. Ibuka ko ndi muri ako kazi kanje nagiye hari abana benshi, hari abana nagiye ngirira neza, abatsinze mu mashuri badafite ubushobozi, ababyeyi babyaye. Nigeze ni ya initiative ndavuga ngo nzajya mpemba umugore wabyaye uwo ari we wese. Kubera ko nacuruzaga ibintu by'imyaka, umuntu wazaga nko kungurira tuvuge igitoki, nahitaga nkamubaza ngo iki gitoki nicyo guhemba umubyeyi, kabone nubwo aparitse imodoka hariya mbibona ko ayiparitse, akambwira ngo nicyo guhemba umubyeyi, namwishyuzaga nkasi ibiro 5, kuko nari narabwiye Imana ngo nzajya mpemba umubyeyi ibiro 5 by'igitoki uwo ari we wese, hanyuma uzabyibuke kandi uzampumugisha. Hanyuma yambwira ati nicyo umubyeyi ku biro 30 aguze nkakata ibiro 5. Uwo mukene we nabaga mubona, hariho n'ubundi ubwo najyaga mbabona batambika ku muhanda bavuye nko mu bitaro avuye kubyara, nkamuhamagara nkamubwira ni ngwino. Urumva uwo mukene we nashyiragaho nibirenze kubera ko byari bihari. Iyo mirimo rero Imana yibutse iyo mirimo, yibutse ibintu byinshi, ariko yambwiye ko harimo imirimo ibiri kandi yarayinyibukije. Nibuka umunsi umwe turi ku kazi, hari umumama umwe yari bunzi, yari yarahungiye kera muri 59 muri Tanzania. Yigeze aza ageze ku Kinamba aho nakoreraga, abantu benshi bamukoraho uruziga, benshi cyane yarashoreye abana bagera nko muri 6. Hanyuma bamaze kumukoraho uruziga, jewe nibaza ngira amatsiko yo kumenya ni igiki kibereye hariya. Hanyuma ndagenda ndareba, maze kureba nsanga ni umumama uhetse abana 6 kandi ubabaye, mukura muri rwa ruziga rw'abantu. Urumva abantu bari bamukoreye uruziga, nta kintu bigeze bamufasha, banejejwe no kumubona nubwo bwana nayo magambo ababwira. Mukura muri rwa ruziga, ndamutwara muzana iwanjye aho nkorera, ndamukorera ibikwiriye, ngaburira abana, menya n'uwo mumama. Hanyuma ndangije mubaza aho atuye, ambwira ko afite icumbi. Ndaje nabwira nti ngaho akira ujye kugaburira abana. Ibyo byose biri mu mirimo Imana yibutse kuko ntago nibaza ko guteranya umwijima ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Ntago gufata umwijima mu Buhinde batateranya amaboko y'Imana akihangana. Urumva Imana yarambwiye ngo wankoreye imirimo myinshi iranezeza, ngo ariko harimo imirimo ibiri yatumye ntashobora kwiyumanganya. Urumva bisobanuye ngo mu mirimo tujye dukorera Imana tukayikorana urukundo, harimo imirimo izatuma Imana itaziyumanganya ku munsi w'amakuba n'ibyago byawe. Imana ni nziza, Imana n'umukozi w'umuhanga. Imana yacu nishimwe kuko ari Imana izirikana bya bindi ukora wumva wigendera ukumva ni ibintu gusa urabikoze uragiye, ariko byo ni ibintu Imana izirikana ikabyandika ikazabikugarurira mu gihe runaka ubabaye. Imana ishimwe. Yego. Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, nkuko twababwiye tujya gutangira iki kiganiro, ngatekereza yuko kuba wagikurikiye harimo amasomo menshi cyane, harimo amasomo yo gukora ibyiza ugifite uburyo nkuko yahawe ubwo butumwa. Hari ubundi butumwa wenda waba waratumwe ku bantu kubw'ibyo byakubayeho, wenda ngo nabwo ube wabutanga mbere yuko tugenda tugana ku musozo.
ubundi butumwa ni ubukubiye mu magambo y'Imana igenda impa cyane cyane aho ngiye kuvuga ubutumwa. Iyo ngiye kuvuga ubutumwa ahantu bwa mbere binyereka neza ko Imana ifite umugambi, Imana ifite ishaka igihe bikorwa ku bantu bayo. Iyo ngiye kuvuga ubutumwa ahantu bwa mbere Imana nta rindi jambo igima, nta bundi butumwa impa, ahubwo irambwira ngo ubutumwa naguhaye nibwo nshaka kuvuga, bwa bundi buvuga ngo korera Imana ugifite uburyo. Nima ni rya jambo nongera nkajyana, wenda nubwo nagira izindi imfashanyigisho z'iryo jambo, ariko ni iryo jambo korera Imana ugifite uburyo. Ubu nibwo butumwa buremereye ndiho nyene mbwira abantu ko abantu bakwiriye gukorera Imana bagifite uburyo. Korera Imana ufite uburyo birazura, bikura umuntu mu rupfu, bigukiza abagome, bigukiza inama z'abagome, bigukiza bibone, bigukiza inkozi z'ibibi, bigukiza inama nyinshi abantu bakugira ngo bakugirire nabi. Gukorera Imana ugifite uburyo bisiba inzobo. Gukorera Imana ugifite uburyo byongera iminsi yo kubaho. Imana ibikubitse nk'umunyamumaro, irakureba ikavuga iti uyu muntu ntago akwiriye gupfa, akwiriye kubaho kugira ngo azongera ngirire neza. Haleluya. Gukorera Imana ugifite uburyo ni ikintu gikomeye wagakwiriye kugira. Njya mbwira abantu nkabwira ngo gukorera Imana wagakwiriye kubigira iturufu, wagakwiriye kubigira igishoro muri wowe, ugahora ushaka inyungu zabyo. Inyungu zo gukorera Imana ni kwa kundi indwara z'ibyorezo ziri kwaduka, ni kwa kundi impanuka ziriho, ni kwa kundi ibibazo bihari, ni kwa kundi intambara ziboneka. Ariko gukorera Imana ugifite uburyo biradukingiriza kugira ngo Imana yongere wa mumaro kubonamo buri munsi, ikurindira kugira ngo wongere uyigirire umumaro. Amen. Rero ahangaha ni ibintu byinshi njya mvuga, ni ibintu byinshi njya mbwiriza abantu. Urumva nakubwiye yuko mbere umujura cyangwa se uwo twahuye afite imbunda mu nzozi yambwiye ngo genda, ngo guca bugufi kwawe ngo birakurengeye no kuvuga neza. Ubundi kuba twaramenye Imana, kumenya Imana wagakwiriye kugira itandukaniro rikomeye cyane n'abantu batayimenye, mu mvugo yawe, mu mibereho yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ahangaha njya ngira abana banjye bajya bakunda kumbwira turi mu nzira tugenda, bakambwira ati ariko mama kubera iki wowe utinda mu nzira, kubera ugenda usuhuzanya? Nibuka ko umunsi umwe ndi gusenga Imana yigeze kutuganiriza, irambwira ngo ni Imana izirikana. Iyo mbwiye umuntu ngo waramutse mbikuye ku mutima, akantu kose nkoze kamvuye ku mutima, akantu kose nyikoreye, nibuka ko ari Imana izirikana. Ndavuga ngo akanako no kubwira umuntu ngo waramutse, ushaka kubimubwira we nta mahoro afite, ko twebwe Imana yaduhaye amahoro asaga. Wowe ushaka kubwira umuntu udafite amahoro, wabuze umubwira ngo mwaramutse. Kumubwira ngo waramutse gusa biherekejwe n'amavuta y'Imana bigahita bituma yumva yongerewe ubuzima, bigahita bituma yumva hawe kubaho, bigahita bituma bimusubiza mu buzima, bikamusubiza mu buzima. Rero ahangaha reka dukorera Imana, gukorera Imana nta kintu bitwaye. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Bisobanuye ko nje nta bintu mfite, nje nta kintu mfite, n'ubu buzima bwanjye si ubwanjye, icyo gihe bwari bugiye, ariko nyirabwo arongera arabugarura. Reka dukorera Imana, kuko gukorera Imana nta gihombo bifite, ahubwo gukorera Imana bifite inyungu nyinshi. Amen. Tutarasoza, abantu badukurikiye baribaza bati ese uwo mumama warashwe gutyo, ese inzego z'umutekano zarabimenye? Ese uwo abakurashe wenda ntabwo baba baramenye iherezo ryabo? Nabyo umuntu ndabizi ko abantu bashobora kubyibaza tutarasoza ubu buhamya. Aho ngaho inzego z'umutekano zarabimenye, kuko urumva bandasiye rega genda nakoreraga ku Kinamba, niho bandasiye, kandi military police ba hano ku Rwibutso bandashe bari mu mutekano wabo. Hanyuma kandi ntago byahagaze, bakomeje gushakisha abantu bandashe, barandashe bahita birukanka, baracika, baragenda, ariko inzego z'umutekano zarabimenye.
zarabimenye ku buryo ngewe ariko na nyuma yaho naje kumenya amakuru yabo, nza kuyamenya haba mu buryo bw'umwuka nasenze Imana imishurira amakuru yabo, ariko nza no kumenya amakuru yabo mu buryo busanzwe. Nyuma yo kumenya amakuru y'Imana, nibuka ko mu munsi umwe ndi gusenga Imana yaranganirije, irambwira ngo umuntu wandashe nzamubona kandi sinzamugira icyo mutwara, irambwira ngo ndazapfa kandi azapfa arimbutse. Nawe Imana ubwo urumva Imana ifite umugambi ku bantu bayo, kandi Imana ntirobanura abantu ku butoni. Nyuma rero nibwo naje kumenya amakuru y'umuntu wandashe, ambwira yuko umuntu wandashe nahuye n'uwo naje anzaniye ayo makuru, ambwira ko umuntu wandashe ngo yaratuye hano hepfo mu Budurira, akaba afite umugore n'abana ngo batuye Gikondo. Yansabye kuba najyayo ariko ntago nigeze njyayo. Makuru yarayambwira ko yitwaga Peter, ambwira ko nabo bayamenye ari uko yagiye kwiba ahandi hantu muri groupe y'abandi bajura benshi, hanyuma biba ngombwa ko babafata, aza gutanga amakuru yuko mu bantu bishe yaba yarishe harimo nanjye umudamu witwa Marishal ucuruza ibirayi ku Kinamba. Niko ngo yababwiye, ngo arabwira ngo mu bantu nishe harimo n'uwo mumama. Ngere urumva niho nakoreragayo, niyo makuru naba narafashe, ariko inzego z'umutekano zarabimenye, urumva ntago zabura kumenya, barabikurikiranye. Inzego z'umutekano zirakora cyane. Nibyo ngibyo, ndumva ari ibyo, ibirenze ibyo ngibyo abantu bose ndabahugurira gukorera Imana bagifite uburyo. Yego. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabashimiye cyane kuba mwakurikiye ikiganiro cyiza tugiranye na Mama Richard. Rumva ni ikiganiro kirimo ubutumwa bwiza, kirimo inama n'impanuro. Mama Richard, dutangira mwadusengeye, reka n'ubundi dusozanye n'isengesho ryanyu musengera abantu bazumva ubu buhamya, abantu bazumva ubu butumwa ubagejejeho. Nyagasani Imana, ndagushimiye kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza abantu batakora. Imana yambukije Abisirayeli mu nyanja itukura, Imana urupfu rwumvira, Imana inyanja yumvira, Imana ibikomeye n'ibyoroheje byumvira. Ndagushimiye kuko uri Imana yabanye nanjye muri icyo gihe, muri urwo rugendo, muri uwo mubabaro wabanye nanjye, nabonye ukuboko kwawe. Hanyuma ndakwinginze kugira ngo inyuma yo kuvuga ibi abantu bazabyumva, bazafashwe n'ubuhamya, bazafashwe n'imbaraga zikomeye twahuye nazo, bazafashwe n'ukuboko gukomeye, bazafashwe n'imvugo yawe, bazafashwe n'amaboko yawe ayanteranije umwijima, akankura mu rupfu, akansubiza mu buzima, akambeshaho. Kristo, ndakwinginze ku manywa na nijoro, imvura igwa itanagwa, ijwi ryawe n'imbaraga zawe zimanukire ku mitima y'abazakumva, kugira ngo batozwe nawe kugukorera bagifite uburyo. Kandi twizeye ingororano, twizeye ibihembo, kuko aberu babikiye ibihembo, tubikiye ingororano. Izina ryawe rihimbazwe. Sabiye umuntu wese uzatega amatwi ubu buhamya, sabiye umuntu wese uzabyumva, gufashwa n'Imana, kuzura umwuka wera, gusurwa n'Imana, gushyigikirwa nayo. Kandi sabiye umuntu wese ugiye kugira icyo akora ku bw'ubu buhamya, kugira ngo ijuru rizabumbure igitabo ryandike, uzitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo agiye kugukorera. Ndagushimiye kuko wumvise gusenga, icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa no gupfukamirwa bibi byawe iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.